seri mu buzima bwawe naje kuguhanurira ndakutangariza amakuru akubwira ngo Imana yiteguye kwirukana iyo kanseri iri mu buzima bwawe. Imana yiteguye kugukiza ibyo bibyimba biri shata ya bori ya barasi erebo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ije kohereza imbaraga z'amavubi. Haleluya. Amen. Kandi imbaraga z'amavubi nizibageramo. Hari ikiraba. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Hari ikiraba, hari ibintu biraza kugira ute guhinduka. Hari ibintu birahinduka ku buzima bwawe. Kubera ko Imana ije kohereza imbaraga z'amavubi ku buzima bwawe. Imana ije kuzohereza. Wizere. Yego. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bw'abayisenga Samuel. Andi umuvuga butumwa bakunze kwita Sam TV. Rero aka kanya message mfite nimara abantu ubwoba mu bijyanye n'umurimo wayo, bijyanye n'inzira banyuramo n'ubuzima busanzwe. Kuko hari imbaraga tugiye kuvugana nazo cyangwa se guhangana nazo zahagurukiye umuntu abantu b'Imana. Yego nibyo tugiye kumva kandi abantu bagira kwizera ndetse ntago ari ngombwa cyane kwizera buriya ngi ibyo mvuga mba mbyizereye. Buriya keshi ubwo n'abadukurikiye wabizereye nabizereye nta kibazo. Ubwo icyo basabwa ni ukumva gusa. Ni ukumva. Yego. Jambo rirambwa ngo ninkumva mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Nimwanga mukagoma inkota izabajya. Yego. Ariko abo ndi kubwira nagara batumvira. Kuko byonyine ko abadukurikirana barumvira. Yego. Rero igihari Elisa ubwo yahanuriraga wa mushunemu cyangwa abwira wa mushunemu nago wa mushunemu yizeye. Nago byabujije Imana gukora rero ngo nukatizeye. Ngewe nemera ko wakizera utakizera nta kibuza Imana gukora. Kuko abenshi mbwiriza abenshi sengera nago bizera. Ariko birangira babonye ko Imana ikora. Kandi ijambo ryarambwiye ngo umuhanuzi azemerwa ari uko ibyo yahanuye byageze ute byasohoye. Ubwo rero nago basabye kwizera. Kubikora ni byiza, kutabikora numva ni ikindi kibazo. Kwizera rero ubishoboye yizere, utabishoboye azizezwa n'ibyo Imana izakora. Yego. Kuko muri Yohana 14:11 niho hatubwira ngo nimutizezwa n'ibyo mvuga mwizezwe n'imirimo bwayo. Rero Yesu ari ku ngoma. Yego nibyo abantu badukurikiye nibyo barimo abizera n'abatizera ariko bose baraza kubona Imana. Nyemerera nk'ingingo none dusengera Imana uhita unakomerezaho kugira ngo utugezeho message Imana guhaye. Turagushimiye mwami Imana, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga. Si umwami wacu Yesu Kristo uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uhindura amateka agahinduka. Ujya usobanura ibidasobanutse bigasobanuka. Reka kakanya nyiringabo uyu mwanya dufashe abari wowe ugaragara singaragare ugaragarire muri je abanyumva bose nibumve jya ahubwo bumve wowe. Ndakwinginze rero wigaragaze nk'Imana ni mu izina Yesu Kristo turakoze amen. Tugiye rero kuganira ku kimana dushakaho ku ijambo ry'Imana. Aha ngaha turaganira ku magambo atandukanye atarenza 3 ariko na magambo arimo ubuhanuzi bwawe, na magambo arimo ikimana gushakaho. Niyo tugiye kuganiraho kugira ngo wumve message yawe. Kandi nziko hari icyo Imana iraza gukora ku buzima bwawe. Nziko hari amateka Imana iraza guhindura. Imana yumva gusenga, Imana yumva kwinginga. Hari ibyo iraza guhindura. Icyo usabwa ni kimwe, kurikirana utega amatwi wumva ikimana gushakaho. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana nkuko tubivuga, dukunda gusoma, dukunda gusenga, ariko cyane cyane iyo turi mu mwanya Imana dushakamo biba bifite agaciro. Kandi nziko muzamenya ukuri niko kuzaba batura. Ukuri ninde? Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwawe. Aka kanya naje kukubwira ko Imana ije kohereza igitinyiro. Cyo ni kimwe. Kabiri, Imana irohereza amavubi ku buzima bwawe. Nibwo buhanuzi mbazaniye. Hari imbaraga zaguhagurukiye. Hari imbaraga zigwanya ubuzima bwawe. Hari uburwayi bwanze gukira. Aka kanya nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana yohereze amavubi. Ahasabwa amavubi yohereza amavubi. Ahasaba igitinyiro yohereza igitinyiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya udusomere. Udusomere mu Kuva 23.
kuva 23 umurongo wa 27 no 28 kuva 23 umurongo wa 27 no 28 niyo mirongo ngiye guhanuriramo ndetse n'umurongo wo muri Yeremiya 5:14 iyo itatu niyo ngiye guhanuriramo kugira ngo abantu bumve ubuhanuzi Imana yabateguriye. Umurongo waho wa 27 aravuga ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere nirukane abantu uzagereramo bose ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu. Rekeye aho Uwiteka Imana aravugana nawe ngo nzohereza igitinyiro. Wowe wari ufite ikibazo cy'ubwoba, wowe watinyaga abarozi, wowe watinyaga ubuzima urimo, umva uko Uwiteka avugana nawe. Uwiteka yakubwira ngo nzohereza, ngiye kohereza, agiye kohereza igitinyiro cye ku buzima bwawe. Aravuga ngo nzohereza igitinyiro ngo kikujya imbere. Aka kanya Imana yohereza igitinyiro cyayo ku buzima bwawe kugira ngo ibyo watinyaga ubitinyuke. Kandi si ibyo gusa ngo ahubwo abakugwanya imbaraga ziguhagurukiye, abaguhagurukiye ngo nzatuma abansi bawe ngo baguhate iki ibitugu. Imana igiye gukora ikintu kigiye gutuma abakugwanyaga abanzi bawe baguhata ibitugu, uraza kubabona biruka, kuko Imana ije guhangana n'izo mbaraga zari zihagurukiye ubuzima bwawe. Irohereza igitinyiro cy'Imana. Reka igitinyiro cy'Imana kibe ku rugo rwawe, reka igitinyiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Wowe urwaye aka kanya Imana nikohereza igitinyiro, uburwayi buribwiriza bugende. Hari ibintu byibwiriza bikagenda, hari imbaraga zibwiriza zikagenda. Iyi Imana ije gukora ku buzima bwawe, hari ibyibwiriza bikagenda. Ibyo ngibyo rero aka kanya Imana yohereze igitinyiro cyayo, ibintu byaguhagurukiraga bigenda, imbaraga zaguhanyaga zigenda. Iyo kanseri kurimo Imana yohereze igitinyiro cyayo kijye mu mubiri wawe indani, ubundi isore iyo kanseri mu buzima bwawe. Naje kuguhanurira, ndakutangariza amakuru akubwira ngo Imana yiteguye kwirukana iyo kanseri iri mu buzima bwawe. Imana yiteguye kugukiza ibyo bibyimba biri mu nda yawe. Imana yiteguye kuguhagurutsa ukagenda. Ni Imana ivugana nawe, ni Imana igusezeranya, ni Imana ikuganiriza. Yiteguye gusohora izo mbaraga zari ziri muri wowe, izo mbaraga zakugwanyaga. Imana yiteguye kuzihagurukira. Komeza unsomere. Ndafashwa igiye kuri 28 zohereza amavuba kujya imbere yirukana abahivi n'abaheti imbere yawe. Komeze n'icyenda irakubwira ngo nzohereza. Haleluya. Amavubi akujya imbere. Impamvu Imana igiye kohereza amavubi ngo akujya imbere, nukibona ko hari ibyari bihagurukiye ubuzima bwawe, nukibona ko hari ibyatuma udatambuka, nukibona ko mu rugendo ugenda harimo imbaraga zikugwanya, nukibona ko mu buzima bwawe harimo indwara zikugwanya. Niyo mpamvu aka kanya Imana igiye kohereza amavubi ku buzima bwawe. Humura, witinya. Imana igiye kohereza amavubi ku buzima bwawe. Ibitasobanukaga bigiye gusobanuka, ibitemeraga bigiye kwemera. Tarasi elewa resha ya bori ya barasi elebo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ije kohereza imbaraga z'amavubi. Haleluya. Amen. Kandi imbaraga z'amavubi nizibageramo hari ikiraba. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Hari ikiraba, hari ibintu biraza kugira ute guhinduka. Hari ibintu birahinduka ku buzima bwawe, kubera ko Imana ije kohereza imbaraga z'amavubi ku buzima bwawe. Imana ije kuzohereza. Wizere Yego. cyangwa wumve ijwi jambo. Wagizera utagizera riraza gukora. Amen. Kuko Imana ikorana nanjye wizeye, ikakorana nanjye utizeye. Icyo nemera nuko iyamamagaye niyo kwizegwa. Ibyo inyujijemo no kubikora yiteguye kubikora. Haleluya.
Imana yiteguye kubikora. Wowe gusira ijambo urizirikane, wowe gusira ijambo uriha umwanya, witurize, uraza kubona Imana kandi uzamamagara ko hari imbaraga Imana ije kohereza ku buzima bwawe. Mutangarize ko kuba wibona mu bibazo, kuba wibona mu makuba, nuko aho imbaraga ziri, aho Imana iri, ni imbaraga mbi zirahaba. Yego. Kandi iyo zihari Imana ijya yigaragaza, igakubita za mbaraga zose ikazica intege. Imana rero igiye kohereza imbaraga z'amavubi, agiye kuza ku buzima bwawe. Kandi ntago aya mavubi azigera kujya imbere, ahubwo ntago azakujya inyuma, ahubwo azakujya imbere. Impamvu aya mavubi arakujya imbere mu rugendo rwawe be niyakugiye imbere. Nokuri ndayishimiye. Niduheruka uri umusore, yego, ufite agacano no kurebwa byanga, ubu se nibyemeye. Uwiteka yarahicaye, Imana yarahabaye, nokuri yakugiye imbere. Kimanuka niyabonye ntuze kamera, Imana niyamuzamuye. Imana irakora, nokuri ni Imana yumva gusenga. Amen. Rero Imana yiteguye kohereza imbaraga z'amavubi ku buzima bwawe. Kandi hari umusaruro iki kiganiro kizatanga. Buriya ikintu uzakora cyose kikagira abagihagurukira, uzamenye ko hari icyo Imana ije gukora. Uzamenye ko haleluya, umva muvandi, Imana iguhaye umugisha, iguhaye umugisha. Amen. Kubera ko utemeye ko Satani ahagurukira imbaraga z'Imana, kubera ko utemeye ko Satani aburizamo umugambi w'Imana. Imana iguhaye umugisha kandi uzawubona. Ni Imana yumva gusenga, yitwa Imana ishobora byose, yitwa Imana ihindura ibyanze guhinduka. Iravuga bikaba, yategeka bigakomera, kandi yiteguye gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Ni Imana yumva gusenga. Hano irakomeza itubwira ngo kandi Uwiteka Imana yawe ngizohereza amavubi ageze aho ngo abasigaye bazirukanwa. Ngo kandi Uwiteka Imana yawe izabohereza amavubi. Hano ni mu Gutegeka kwa 2:7 umurongo wa 20. Umurongo wa 20 mu Gutegeka kwa 2 ngo kandi Uwiteka Imana izaboherezamo. Aha yatubwiye ko izohereza amavubi akakujya imbere, akirukana imbaraga z'abahivi n'abayebusi. Haleluya. None ahangaha mu Gutegeka kwa 2:20 Imana ngo izaboherezamo amavubi. Izayohereza muri twa tunama dukorerwa ubuzima bwawe. Hari inama zakorwa ku buzima bwawe, hari akagambane kagwa ku buzima bwawe. Ndagutangariza amakuru akubwira ko Imana igiye kohereza imbaraga z'amavubi muri utwo tunama. Imana igiye kohereza imbaraga z'amavubi muri utwo dutsiko. Imana igiye kohereza imbaraga z'amavubi muri ako kagambane wagambaniwe. Wowe wari ufite intambara mu kazi kawe, Imana igiye koherezamo amavubi, izo ntambara zihagarare. Imana igiye gutatanya izo mbaraga zose. Abahuzaga inama bagahuza imigambi yo guhiga ubuzima bwawe, Imana igiye koherezamo amavubi. Izo mbaraga zose, utwo tunama twabo n'imigambi yabo yavuze ko itazahama, Imana iraje ku buzima bwawe. Kandi uzabirebesha amaso, uzibuke gushima, uzibuke gushima Imana. Ujye imbere y'Imana ishimire ko ikoze. Imana rero igiye kubikora. Izo nama zakorwaga gwihishwa, Imana yazihagurukiye. Aba barozi bakurogaga bagakora inama zo kukuroga, aba bakugambaniraga, Imana igiye kuboherezamo amavubi. Abaguteje ibyago, abaguteje amakuba, abaguteje ibibazo, Imana igiye koherezamo amavubi kugira ngo ibaho umurongo ngenderwaho bagenderaho. Bibiliya tubwira ngo kandi abasigaye muri bo, ngabo basigaye utamenye, abakora inama gwihisha utazi, abo ngabo ngo izabarimbura, itabara ubuzima bwawe. Imana y'amahoro ibagire neza. Wizere ko Imana ije gukora, wizere ko Imana ije kukurengera, wizere ko Imana ije kugutabara, wizere ko Imana ije guhindura ibyanze guhinduka. Ibitemeraga bigiye kwemera. Aho uherereye hose wizere ko Imana ije. Imana iraje ku buzima bwawe kandi bigiye kugaragara, bigiye gusobanuka. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibaho umugisha. Urizeye aho uherereye hose wizere ko Imana ije, wizere ko Imana ije gukora kandi ibitahindukaga bigiye guhinduka, kuko Uwiteka Imana aje ku buzima bwawe. Naguhanuriraga mu ijambo, izi ni message Imana yamaye.
uzumve kandi wumvire. Ngo nimwumva mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabajya. Ariko simwe mubwigwa kuko mwafashe umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nizeye ko mwumviye. Haleluya. Imana iri kumwe namwe. Imana ibagirire neza. Imana ibarengere. Imana ibatabare. Amina. Sikitalasi eleboko televo sitala kitalasi eleboko televo kositalasi takitalasi elebo tapisekitalasi elebo tapikitalasi elebo. Icyo nakongeraho, wowe unyumva aka kanya, hari icyo Imana ije gukora kandi uzabireba uzabibona. Imana ije gukora, babyanga batabyemera. Imana ije gukora. Nowa, Imana ije gukora. Imana ije gukora, ije guhindura ibyanze guhinduka. Telefone yanjye ni ya yindi, ni 078 23 40 42 078